ni amategeko rero makeya nk'atanu gusa nshaka kugarukaho ugomba gutekerezaho mbere y'uko ukora imibonano mpuzabitsina bwa mbere mu gihe ugiye kuyikora utararushinga. Ushobora kuba waramaze kumva yuko abantu benshi babikora, nawe ukaba uri gutekereza yuko wabikora, cyangwa se ukaba utarimo no kubitekereza, ari ibintu biri aho gusa, wajya kubona ukabona ibintu bikubayeho. Nashaka kukubwira ngo ntuzigere ukora ikosa byuko ukora imibonano mpuzabitsina ari ibintu bikubayeho gutyo gusa, ari ibintu utigeze upanga, ari ibintu utigeze utekerezaho. Kereka gusa numbwira ngo habayeho kuyikora ku ngufu, habayeho gufatwa ku ngufu, habayeho izindi circumstances ntazi. Ariko igihe cyose biri mu bushobozi bwawe, ntuzigere na rimwe ukora imibonano mpuzabitsina bwa mbere ari ibintu bikugwiririye gutyo gusa. Kuko itegeko rya mbere ubundi wakagombye kuba wimenya, ukamenya n'icyo ushaka. Kumenya icyo ushaka bivuga iki? Bisobanura kuvuga ngo ese gukora imibonano mpuzabitsina ubu ngubu nonaha ni igihe cyanjye cyangwa se ntabwo ari igihe cyanjye. Ese ndashaka kuzayikora ngize imyaka runaka, ndashaka kuzayikora ari uko narushinze, ese bimeze gute? Imenye rero wowe, umenye n'icyo ushaka, we kwita ku byo bagenzi bawe bakubwira, we kwita kuri peer pressure. Ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ntabwo ari ibintu wakagombye gukora kubera ko abandi bagenzi bawe bakubwira ko babikoze. Kwibutse ko hari abantu benshi bazakwirariraho ko bayikoze kandi batarayikora, kugira ngo baryoshye ikiganiro gusa, cyangwa se nawe kugira ngo bagusunikire muri uwo mutego wo kuba wayikora. Okay, imenye rero wowe, umenye n'icyo ushaka. Ntuze kumbwira ngo nayikoze kubera ko umusore twakundanaga yabimpase cyane, yarabishakaga cyane. Banza wimenye wowe, umenye n'icyo ushaka. Hanyuma iyo umaze kwimenya, ukamenya n'icyo ushaka, ukamenya ngo ndumva nta kibazo nayikora cyangwa se nzategereza igihe runaka, ugomba kwishyiriraho umurongo ngenderwaho. Cyane cyane iyo uri mu bantu biyemeje kuyikora, ishyirireho umurongo ngenderwaho kuri wowe, urebe ngo niki gikorwa niki kidakorwa. Sibyo, buriya mu mibonano mpuzabitsina habamo ibintu byinshi cyane, ariko ntabwo bisobanura ko buri gihe ibintu byose wabikora. Ugomba kwishyiriraho umurongo ngenderwaho. Muri iyi minsi hasigaye hari ibintu byinshi, ngo kuyikora bisanzwe, ngo kuyikora mu kanwa, ngo kuyikora mu kibuno, ngo kuyikora mu biki. Hari ibintu byinshi cyane, ariko tutagiye no muri ibyo ngibyo biri extreme. Turabizi yuko uyu munsi hari abantu bashaka kuvuga ngo ngewe sinsomana, ndakora imibonano gusa ariko sinsomana, cyangwa se ndakubwira ati ndasomana ndageza na hehe ariko ntabwo nshobora gukora imibonano mpuzabitsina, aho ngaho sinahagera. Ishyirireho rero imirongo ngenderwaho, umenye ngo wowe n'icyo ukora ariko n'icyo udakora, ni igiki utakora niyo byagenda gute. Noneho umenye ngo icyo kintu wowe wishyiriyeho, iyo mirongo wishyiriyeho, nta muntu wapfa kuyigukuraho gusa mutabanje ngo mwicare mu discussing, mwemeranye, umenye ngo mbivuyeho kubera impamvu runaka, cyangwa se umenye ngo ndamwemeje, arabyumvise yuko iyi mirongo ariyo nishyiriyeho kandi ntashobora kuyirenga. Hanyuma irinde imyitwarire idahuje n'amahame yawe. Wamaze kwishyiraho imirongo ngenderwaho, yamaze kuba amahame yawe yashyire mu bikorwa, uyagendereho, wamaganire kure abantu bashaka kuyagukuraho. Muri make ibintu by'imibonano ntabwo ari ibintu byo gukinisha, ntabwo ari ibintu byo gukora kuko ugendera mu kigare, ntabwo ari ibintu byo kugerageza kuko umvise abantu babivuga. Wakagombye kumenya ngo ngewe mbitekereza gutya kandi mpagaze ahangaha. N'ibishyashya ushaka kwinjiramo, ukabyinjiramo wabanje kubitekerezaho. Ibintu bya sex, ibintu by'imibonano ni ibintu byo gutekerezaho cyane. Ikindi, niba wamara amaje uvuga uti imibonano mpuzabitsina ngomba kuzajya nyikora, ibaze neza icyavamo, ibaze ku ngaruka, ibaze ku cyo umuntu akora kugira ngo izo ngaruka zose zitamugeraho. Fata umwanya wo kwibuka yuko habaho gutwara inda utateganyije. Urebe ku myaka ufite n'ibihurimo, niba gutwara inda utateganyije ubikubayeho bitakwangiriza ubuzima cyangwa se bitagusaza. Fata umwanya wo gutekereza ku ngaruka zindi zirimo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Fata umwanya wo kwibaza ngo nanduye sida byagenda gute. Fata umwanya wo kwibaza ngo nanduye imitezi byagenda gute. Fata umwanya wawe wo gutekereza ku ngaruka. Fata umwanya wo kwibaza ngo ababyeyi baramutse banyanze batakimvugisha neza, cyangwa se wanteye inda yanyanze byagenda gute. Fata umwanya wo gutekereza ku ngaruka, urebe niba nta kibazo zigutwaye cyangwa se zigusunikire kugira ingamba zirenzeho ufata kuzo wari warafashe, cyangwa zinagufashe gukomeza gushyira mu bikorwa za ngamba wihaye bwa mbere. Hanyuma icya gatanu, nuko mu gihe wabyiyemeje ugomba kwita kuri detail. Sibyo, ite kuri details. Niba uri umukobwa watangiye gukora imibonano mpuzabitsina, ntabwo wakagombye kumbwira ngo ntabwo uzi kubara, ntabwo wakagombye kumbwira ngo ntabwo uzi igihe usamiramo. Niba utanakizi, ntabwo wakagombye kumbwira ngo iyo nkoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ngo ntangira kwandikira abantu mbabaza ngo sibu narasamye ngo ndahangayika. Ibuka yuko hari izindi ngamba ushobora gufata. Niba arizo
pilule dirandome, niba ari ugukoresha agakingirizo, niba waravuze uti ngiye nzajya mbikora ariko sinshobora kuzakorera aho na rimwe, niba uvuga uti hari izindi ngamba nafashe, sibyo? Wisiga ibintu au hasard. Igihe tugezemo mu 2024 ntabwo ari igihe cyo kuza kuvuga ngo inda bayinteye ntabitekereje, sibyo? Ndabizi ko hari n'uruhare runini abahungu bagomba kugira, nabo ntago bagomba kujya gutera inda uko biboneye, ariko ibuka yuko it's your life, ni ubuzima bwawe, ni amahitamo yawe, ni wowe wa mbere na mbere wagakwiriye kuba ubazwa ibyo ngibyo, kandi uri umukobwa wiyemeje kuba umuntu utekereza kure, umuntu ufata ibyemezo, umuntu ufite igihugu akamaro, ntabwo akagombye kuba uhura n'ibibazo bingana gutyo. Ntabwo mvuze ko utazahura nabyo, yes, niyo mpamvu ndakubwiye ngo bitekerezeho cyane, wibaze n'icyo wakora nuko wabicamo, kuko nta muntu ukora ibyoroshye gusa, ariko aho bishoboka kubyirinda ubyirinde, okay?